Rama ni umuvumo kaze cyane twana dupfa tuvuka go byaraba be ugasanga mu rugo hari nk'ibyago bimeze bishoreranye burya niyo ubona mu rugo rwanyu hari nk'ibyago mu kazi kawe harimo ibyago mu byukora harimo ibyago biba bivuze ngo umuvumo ukuriho ushobora gusanga yaravuyemo nk'indayi imwe cyangwa umujura umwe ariko muri famille yakomotse mu bujura n'ibindi byose usanga pasteur ava amashuri kuba ari umuntu umwe cyangwa ari babiri iyo niyo bita Karande uyu munsi wa none aho kubera ko hari umushobora kwicara hangaha akajya tubwira iby'Imana ko yagibura yagakuraho ko yabonye mwanya wo gukora ibyo ashaka yabonye mwanya wo kwambara ubusa yabonye kumva ari musanzwe yabonye wo gupfumura amatwi n'amazuru n'amajisho byose akabishobora kuko yageze ahantu ba promotinga ibyari bibundikiye muri we kuko Karande yimera Karande ukuntu imera nka sida buriya iyo ibinini iraceceka ariko ntago uba wakize buriya banasanga nta nibikoko ufite mu maraso oya nukuri ariko irinde ntumiragura ibinini ibyuririza biza byirukanga so Karande nayo iragenda ikaryama mu muntu ko tugomba kumenya source z'umuvumo nihe cyambere ni ku Mana yo utayuba kabiri ni Satani n'umunyamuvumo iyo ukora imirimo Satani akora uburi umunyamuvumo gatatu umuvumo wahabwa n'undi muntu bitewe n'amagambo akuvuze wagufiteho ubushobozi cyangwa kwigisha ibyaha akora ukisanga uri mu gatebo kamwe nawe Yes kangushimire mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku bumwe bw'abera ministries uyu munsi n'ubundi twakiye mushumba muraho neza ya muraho cyane murakoze kunyakira kuri uyu munsi kandi nongere ngushimire ibintu turimo dukora ibintu Imana imigukoresha birakomeye Imana iguhe umugisha mu izina rya Yesu amen mushumba umunsi wambaye neza merci beaucoup byose kubikesha Imana ubundi bara ry'ubururu mu isi y'umwuka bisobanura nyine n'umwuka wera n'ikizere ya umunsi rero nizereye ko tugiye gutanga ibintu bikomeye ndetse bikomeye cyane mu isi y'umwuka abantu barwanya ndetse n'imyuka ikabirwanya uyu munsi nifuje yuko tuganira ku mivumo ndetse na Karande mbere yuko dutangira reka dushimira abantu tubana hano ku bumwe bw'abera ministries abantu bakoze subscribe abantu batarakora subscribe abantu bageze hano ari bwo bwa mbere abantu babonye ikiganiro aho twagiye tucyohereza bakaba bakurikiranye iyo linki bakaza bakareba bakagenda badakoze subscribe namwe rwose turabashima Imana ibaho umugisha nabwo n'ubutwari dukomeze tubane hano ku bumwe bw'abera ministries di Emi twishimire cyangwa se Emmanuel twishimire ayo gukimvuga Emi pastor uvuga Emmanuel twishimire tubana umunsi ku munsi Imana y'amahoro ibaho umugisha reka twakire mushumba asenga Imana dutangire ikiganiro Mana data wa twese uhoraho Mana y'ibyiringiro Mana y'amahoro turagushimiye ko twemereye kongera kugaragara kuri uyu munsi wa none kandi twagushimira yuko data wa twese ni ku itariki 5 uri Imana yacu uregendanye natwe aho twegera gusoza amasengesho iyo twaye iminsi 30 mwami kandi ukabana natwe ariko gusenga aho turakomeje mwami uko intego ko ari ugusenga kujya kuri iyo tariki mwami turashimye ko duhaye umugisha uhereza umugisha Emmanuel uhereza umugisha ho umugisha dukurikira bose kandi amagambo tugiye kuvuga ntabakomere abantu b'Imana ahubwo abayomora ibikomere kandi mwami imvugo isesereza imvugo isenya imvugo itukomeretsa imitima y'abantu uyiturinde umwuka wera tuyobore yaba ari njye Emi kugira ngo abakurikiye umwe bw'abera ministries baze kumva ibyo bagombye kumva koko kandi bihwanye n'ubushake bw'Imana gora kuma turagushimye kubidukoreye kubwa Yesu Kristo umwami wacu amen Imana y'amahoro ibaho umugisha pastor uyu munsi rero ndatangira nkubaza ese imivumo yenda ku bantu bafunguye link ari bo bwa mbere twirengagize ko twabyigishije twirengagize ko twabinyuzemo twirengagize ko atari ubwa mbere tugiye kubyigisha ahubwo reka dutangire gutya umuvumo wundi niki ngira ngo ntagari no kubyirengagiza bibuka ku itariki 3 kuri anniversaire yanjye twabivuzeho ko bishoboka ko umuntu yatsinda imivumo na Karande kandi akabaho dushingiye ku mateka yacu urabyibuka ko twasangira abantu nyine aho nabwiraga ntigenda shima Imana kunyiza imyaka iri hejuru bandi batabonye ndashimira Imana ko yampaye kwiga ndashimira Imana ko yanyubakiye inzu muri make Karande ziwacu n'imivumo yiwacu itamfashe uyu munsi kandi umutambyi wo mu nzu y'Imana
nkabampagarara abahungu ba Aroni bahagararaga nkamanyira umutsima wo mbatije akabatizwa nshingiye nkaba ndabihamangiye uwo mvuze ngo Imana iguhe umugisha akawubona kuko ninjiye mu rwego rw'abatambyi mvuye muri za Karande ngira ngo niho wakuje igitekerezo gushaka kubingaruramo sinsimba niba nibeshye buriya nibyo kuko uwo munsi nyine twagize ijambo ry'ubuhanuzi tugira igihe kinini cyo kuba twabivugaho tunanavuga duti tuzabivuga ariko wambujije kubivuga ngo byure tuzabikoraho kuko nashaka kwereka abantu ko bishoboka ko umuntu yaharenga yes rero ikibazo cya mbere bajije Imana iguhe umugisha abadukurikiye kumwe bw'abera ministry mbabwira ikintu kimwe burya umuvumo na Karande biratandukanye icya mbere Karande ni ibintu bishingiye ku mico ndetse n'uruhererekane rw'amaraso uko generasiyo igenda ikurikirana indi bumve ko hariho na Karande nziza bumve ko hari na Karande mbi aho niho bitandukanira n'umuvumo kuko nta mvumo mwiza ubaho nta n'umuvumo ni umubi gusa ngo icyo tuvuga Karande ishobora kubuza ari positive cyangwa ari negative ni ibintu by'uruhererekane generation to generation ni gisekuru ku gisekuru hari bifata imyaka magana ugasanga abantu bose ariko byakomotse muri ya mico ya kera bikomoka muri bya bintu bya kera bagiye bamo kuko burya baravuga ngo umuco yutinze uhinduka cyangwa se imigenzo yitinze ihinduka umuco mu bantu sinzi kubivuga ati genda uyungu kandi kino gasanga iyo Karande ikurikirana za imiryango cyane cyane nk'abanyiginya abacyaba abatsobe bakibose ayo ibyo bitakira ngo ni nk'ubwoko muri famille babaga muri ubwo buryo noneho hakabamo ya migenzo bakoraga bakasanga bamwe ntibubaka ingongo zirame abandi bashyingirwa rugasenyuka abandi ugasanga babo nta wize nta wakandagiye mu ishuri nta bafite ubuzima byo ugasanga ni uruhererekane rujyana iyo kure ugasanga nyina yashenye urugo sashenye urugo yashatse abagabo batanu nyina hasa abagabo batanu nawe nashaka abandi byo ugasanga ni ibintu kandi iyo bigezaho nta nubwo banabifata nk'icyaha cyangwa nk'ikosa bumva ari ibisanzwe hari aho bavuga afite Karande yo kwiba ugasanga abana bari akiba n'amakaramu mu ishuri nta mpamvu bana gukopera burya ziri muri za Karande zimwe na zimwe burya barabikopera mu ishuri kenshi bari kare ko papa watarakopeye ntiwakopera ukuntu bagenda bakora ibyo ugasanga bihindutse nk'umuco rimwe tunayibonye nkaho ntacyo bitwaye nk'umwana yabyara umwana atarashaka mukumva nibisanzwe ukamwita ajya mu bandi noneho ugasanga undi muryango we kizira kikazirizwa ntibizabeho ugasanga umuryango wabaswe n'itabi ry'igikamba kugera iyo kure ugasanga umuryango wabaswe n'inzoga kugera ukagera kure none ugasanga nicyo bita Karande kandi umwana akayihereza undi ari nayo mpamvu ushobora gusanga cyane cyane tubivuzeho nk'ibintu bijyanye no mu burwayi ugasanga barwaye diabete yabita ngo ntuze iriya bayita ngo ni type 1 iri ikomoka mu muryango ugasanga iwanyu ni za diabete iwanyu ni za sinusite iwanyu ni igifu kidakira iwanyu ni kurwara indwara meme buryo nubwo sida abantu bayandura ariko nayo usanga hari igihe ibasira umuryango kuko nari Karande urabyumva neza nubwo ari indwara twumvise yavuye hanze ugasanga wa muryango aho birakunze ikindi ugasanga kubera ko nyoko batamushingiye ngo bamukwe ugasanga n'abana bane bagiye babyara ntawo bakwa bijyana yenda bakazasezerana nyuma ariko barijyanye so iyo rero ikaba ari Karande hano dushingiye mu ijambo ry'Imana yenda tworoherana cyane mwibuke yuko Aburahamu bwe yenda mushingiye kuri Karande yenda niki mwibuke ko Aburahamu bwe nawe yagiye mu Egiputa atanga umugore we kubera inzara noneho uzabye no kuri Isaka nawe yahakanye ko umugore we yavuze ko ari mushiki we umva bitaza guhura se hariya ikindi cya gatatu tugomba gusobanukirwa Yakobo nawe yariganije umugisha nawe agiye guha abana buzukuru ba Yosefu nabo nawe abakora ibyo bamukoze nawe anyuranya amaboko uwifura mushyiraho cyangwa ngo ndabizi iyo tuvuze Karande tuvuga duhereye kuri nk'abantu bakoze b'Imana cyane bakunda gusoma ijambo ry'Imana bitandukana n'umuvumo ndavuga ku bana ba Yakobo babiri noneho Karande urumva ntuze nka Mose kuba ataragiye mu gihugu cy'isezerano yabibujwe n'umujinya yagize kandi wa mujinya niwe se yari afite rero ubwo bashabugiraga abahungu ko bityo ngo bande kuba ari bafashe bamufashe mushiki wabo ayemera ko bazamurongwa nyine b'Isilamu ngo bazamubashyingira muri ya minsi bakirwaye ibisebe baragicima barabica bose barabarangiza rero
umukozi w'Imana agiye kubahesha umugisha Yakobo aravuga ngo ubwiza bwanjye ntukajyane na Lewi n'abanyarugomo arabasobanura ibyo byose urumva so wa mujinya wo sisi none iki biragenda biramufata urumva ni uruhererekane rushingiye ku bintu hakabaho na karande nziza iyo niyo tuyumvikaneho kuko niwe uvuka kwa so w'umukire azagusigira ubukire nawe usigira abana nawe usigira abuzukuru hamwe usanga kampani yabaye y'umuryango ku buryo nabuzukuruza n'abazaza ugasanga bariyeho ko ntacyo bazabura hakaba umurage wo ko umuntu yari pasiteri abana bagakurira muri uwo mugisha w'abana bababyeyi bagiye basinya no bakazasigira undi murage ku ruhande ubushakashatsi usanga mu muryango w'abantu magana 7 ushobora gusanga haravuyemo nk'inda imwe cyangwa umujura umwe ariko muri famille yakomotse mu bujura n'ibindi byose usanga pasiteri ava amashuri kuba ari umuntu umwe cyangwa ari babiri iyo niyo bita karande twishingiye ku ijambo ry'Imana umuvumo wo turawuhuza n'amagambo y'indengakamere akubwirwa no kurushaho ubushobozi kubera amakosa yakoze nkuko Mose cyangwa nkuko Yakobo yabwiye umuhungu we w'imfura wumve n'abantu babiri umwe ni kandi undi umuvumo aramuga ati uzahora uzerera nk'amazi wowe nubwo uri imfura yanjye yo kubyara n'imbaraga zagaragayeho ugira icyubahiro urusha n'imbaraga ariko ntuzahama hamwe uzahora uzerera nk'amazi umva deje ubu ni umuvumo muri 33 mu gutinya kwa kabiri Mose agiye gutanga umugisha abwira avuga ngo Robeni ntagapfe ariko abe ntibakagwire nani wa muvumo hari hanyuma bagiye gutanga n'imidugudu yo guturamo burya Robeni yatuye hakurya ya Yorodani ntago yatuye muri hirya hakurya ya Yorodani ngajya muri Kanani ni hino no yatuye niho yishakiraga so umuvumo rero kenshi ukomoka mu gusenga ibigirwamana kwa guterekera kwa kubandwa bya abantu bakoraga na ya maturo bajyaga bajyana mu bapfumu n'ahandi hose nibyo bita yuko ibyo bintu ari imivumo ikomoka mu byaha by'ubusambanyi by'ubwicanyi by'ubujura umuvumo ukomoka aho hantu rero ukavugwaho no gufiteho imbaraga ibyo bibiri rero bije biranahabanye cyane nta nubwo binakira kimwe ntago yavura kimwe hari igihe usanga ntabitandukanya ngo descent cases nuvuga ngo ntacyo uruhererekane generation to generation byo ndabyemera ko bigenda bibaho ariko ikintu cyitwa umuvumo n'ibyaha ba data bakoze kera nkuko wumva abana ba Robeni bagize akaga bazize se bagiye gusambanya umugore wa sekuru wabidashobokaga bityo bituma icyitwa umuvumo winjiramo umuvumo uzanwa n'ibyaha gusenga ibishushanyo guterekera kuraguza gusambana n'abadayimoni urimo urabyumva ukantu gasobanure neza kuko hari umuntu nshobora kukureka ukakomeza hari ibyo ndibuze kukubaza hari igihe tutakagarukaho kavireho rimwe ni gute umuntu asambana n'abadayimoni ese ni umuhungu usambana n'abadayimoni ese ni igitsina gore cyangwa se mu kimwe ni igitsina gore kisambana n'abadayimoni gusa cyane n'igitsina gabo gisambana n'abadayimoni ibyo byose birahaba ariko hari n'abantu baba barasambanye n'abapfumu urimo urabyumva gute yajya kuraguza ati kugira ngo mutufate nuko turyamana uwo ni umuvumo bayinjijemo ariko hakaba twita abagabo ba nijoro n'abagore ba nijoro ubundi igenda nagira ngo nkosora abantu ngira ngo abazimu n'abazimukazi ntabazimukazi babona abo tunizona ngo nabazimu in general ariko cyagihe uryamye nijoro hari igihe umugabo arota ari gusambana n'umugore we cyangwa se n'umwana we ariko bamwe banapfuye batanakiriho n'abandi bariho nta kindi abadayimoni bakora biyambika isura ya wa muntu kuko uwo muntu usambana n'abadayimoni ariho umuvumo iyo si na karande ubundi none ukabona uryamanye n'umuntu ari kujya gusa n'uwari usanzwe uzi ashobora kuba ari umugabo wawe ashobora kuba ari umugore wawe ashobora kuba ari umuvandimwe wawe ashobora kuba n'inshuti yawe ariko itakiriho cyangwa ishobora kuba iriho none uko dayimoni nta kindi ari bukore yambara isura ya wa muntu kagusanga nijoro mu buriri urumva yari umukobwa dayimoni yambara isura y'umugabo iyo ari umugabo dayimoni yambara isura y'umugore icyo gihe ukimara kubona ko iryo joro waraye usambana n'uwo muntu hari n'abantu banabyishimira ngo shango giye ngo cyane abantu abagore bapfakaye n'abagabo babo sinzi ko abagabo babyita simbizi neza ni incike umugabo se umugabo bamwita incike cyangwa incike n'umukecuru wabuze abana n'umugabo bari muri general kuko ntago wavuga ngo ni imfakare waba ugiye gutukana ariko niko babivuga banyihanganira kuba nkuri
single mothers nantuze na single fathers reka tukoresha ubwo buryo abagabo hari abantu badukurikiye batazi icyongereza ni umugore utagira umugabo ni umugabo utagira umugore ariko byabigeze reka tuvuge iryo jambo ushobora kuba waramuteye inda ntushake ushobora no gutandukana n'ibindi byinshi bigatandukana ba single mothers cyangwa se na ba single fathers so ibyo birabaho none urumva icyo gihe Satani aragenda akiyambika isura y'umugore we cyane cyane iyo yamukundaga akaza nyine mugasambana joro mukaryamana ukabye kuvuta yo ndumva ndi fieri umugabo yansuye ukumva n'ibintu bizima no uriho umuvumo kandi umuvumo wakujeho kubera iki nubwo Satani yiyambitse isura ukuntu hari n'umugome Satani n'abadayimoni burya ashobora no kwiyambika isura ya pasiteri kavuga uti pasiteri yansuye mu nzozi babita ngo ni abagore ba nijoro n'abagabo ba nijoro icyo ni ikintu cyerekana ko umuvumo uri ku buzima bwa icyo nikiva muri karande oya karande ni imico n'imigenzo ituma umuntu atabasha kubaha Imana kumva nk'umwana akamukura mu ishuri ngira ngo bizi mu cyaro barahabaye ngo ngwino uragira ihene ati so yizangahe ntariho akumva ari fieri yo kubivuga ariko ni karande ntabwo ayumvise ati ntacyo bana banjye kera mu Rwanda hari principe ngo umurimo no guhinga ngo ibindi ni amahirwe abantu ngo bafata amasuka akumva ngo ariko twamaze kubona ko no guhinga mu buryo buri modern so n'igihugu cyagushyiramo karande yacyo ibuka kera tugira umwanda abantu bacira babonye aje impapuro babonye uyu munsi mu Rwanda hari byo kibona none kubera iki nuko barigishijwe umuco kuko nakubwiye burya karande yo igira ibintu bibiri byihariye hari ukuvuka hariho no kurerwa noneho rero burya karande akenshi hari n'igihe itakaza imbaraga bitewe n'aho baye cyangwa ikaba increased bitewe n'aho wongeye kuba wabaye ko agiye niba karande yankurikiye nkaba mu rusengero nkajya muri école de dimanche gakurira mu biganza bya pasteur gakurira mu biganza by'abahanuzi gakurira mu biganza by'abasenga harya karande y'ubusambanyi zankura kubera ko hari aho ndimo ndererwa hakaba n'igihe wibeshya ukajya mu bantu bahita bazamura ibyari bitwikiriye muri wowe ukisanga mu irigaro nk'urumogi ukisanga mu busambanyi kubera iki uri mu itsinda ribi sinzi n'ubufasha ikinyarwanda gifasha sayidira uri mu itsinda ritari ryiza muri mu kigare cy'abantu cy'itsinda cy'abantu bazima kimwe no kwa mwana we nawe ufite karande yakuriye mu itsinda ry'abantu bazima basenga barondora bihana bafite ibindi bikorwa ukazasanga ko twarabibonye muri genocide ugasanga umuryango wose uricanye ariko hari umwana uvuyemo arabyanze kubera iki yanze kwicana yanze kurya inyama yanze gukora ibyo byose nese nuko abasha umutima ahubwo nuko karande yo bitamukurikiye kuko rosti kanshaya mola ijambo cyamuka ryumva nshuti iyo byumvise babyumvise buri ubundi no kuvuga ngo we akuriye nubwo yavukiye ahantu hari ibyo bintu ariko yagize umwanya wo kuba muri omi afite environnement yabayemo environnement yicayemo yatsikamiye ya karande ariko umuvumo ntawo tsikamira sinzi n'ubikubye ibyo ashatse kubwira uyu munsi wa none aho kubera ko hari n'umushobora kwicara ahangaha akajya tubwira iby'Imana ko yagibura yagakuraho ko yabonye umwanya wo gukora ibyo ashaka yabonye umwanya wo kwambara ubusa yabonye umwanya wo kumva ari musanzwe yabonye umwanya wo gupfumura amatwi n'amazuru n'amajisho byose akabishobora kuko yageze ahantu ba promotinga ibyari bibundikiye muri we kuko karande yimera karande ukuntu imera nka sida buriya iyo ibinini iraceceka ariko ntago uba wakize buriya banasanga nta n'ibikoko ufite mu maraso oya ni ukuri ariko irinde ntumiragura ibinini ibyuririza ibiza byirukanka so karande nayo iragenda ikaryama mu muntu igasinzira y'ubukene y'inzara kutuba ku rugo kudatera imbere kutiga kutazamurana hariho n'imiryango yangana ugasanga abantu mu muryango nkaye Emmanuel Imana iguhe nk'amafaranga menshi n'imodoka ukaba utazamura muri umuna wawe ukumva wazamura wo ku ruhande iyo nayo ni karande budafite hariya so rero nabyo ni ibintu bibi cyane buriya ugasanga umuntu ushaka kwita kuri mwene wanyu ngo muzamure ibyo rero bikagenda bigakura byamara gukura kuko utabonye imbaraga zibitsindagira wageraho birekura bikagaragara ariko umuvumo we nubwo watwikira nubwo wamanikaho intonga ntago bikunda kuko ukomoka ku byaha bya badata n'abaso ku miryango yacu ukomoka ko bagiye bakorera ibigirwamana tuvuga ni za nyabingi no guterekera
twari duciyana ku mugoroba umuntu asuka karahure gutyamo fanta aravuga ngo reka mbanza njye guha abakuru tamaze abakuru ugiye kubaha gute ati nuko ati nimwishime munezerwe ntangiye umwaka karukana umuntu w'umusirimu urumva uwo muntu ibyo arimo akora abana be boni batabikora bizabahitana kurumva mbere yuko anywa fanta yabanje kuzunguza bivuze ngo na mbere yuko mwamusangira muri restaurant arijijisha atararya amanure nk'ikirayi kigwe hasi ngo kirancitse ariko mu mutima ngo nuko mushime babyeyi murye urumva ni ibintu by'imyuka mibi bikurura umuvumo babana bari gukurira muri viziyo abana bakino gihe hano Nyarwanda banazi ariko base bakoze ibintu bakoze ubusambanyi bakoze ikibaterekeye ugirwamana nicyo kitwa umuvumo rozo ugakurikira abantu ukabamaraho igihe basambana bate kugira ngo uwo muvumo kure ibi bintu kuko numvishe gusambana n'ibi bintu by'imyuka ari ugukuza umuvumo ubwo ni ikimenyetso cy'ukuriho n'ubundi none kuki uzira mu busambanyi burya ibyaha cyakitwa ubusambanyi kiza mu rwego hejuru gisa nk'igisoza ibindi byose burya ntabwo ari ubizi buriya nayo Bibiliya nicyo cyaha yashyize hejuru y'ibindi byose ryamye ni ikimenyetso kandi uko ni imihango itari imvango ufite umuzimu w'umugwagasi ngo wakugwiririye burundu noneho rero kwa kuburyamye ninjoro usinziriye ko cyambere ntiwasenze cya kabiri nturitandukanya n'uwo muvumo icya gatatu ntuzi n'ibyo urwana nabyo ko dufite abantu basinziriye pe ndagira ngo umenerere ibanga nta nubwo ari n'abagore bibana cyangwa n'abagabo bibana n'abagabo bafite ingo nabo bajya bahura n'abo bagore ba ninjoro tutagira ngo n'abagore bibana gusa oya tutibwira ngo n'abagabo bibana gusa no n'abafite ingo babandi bajya kuryama ninjoro akarota abona hari umuntu uryamye hagati muri bo kandi ukabona ni isura y'umuntu hangi ntago bimenya abantu bose ukibaza ukuntu waraye usambana n'umugore w'ahandi kandi uryamanye n'umugore wawe cyangwa ugasambana n'umugabo w'ahandi kandi umugabo aryamye kuri ubwo buriri izo rero ni imbaraga mbi cyane z'umuvumo bene uwo muntu nta mafaranga yatunga nta buzima yagira kandi umuvumo wo uzamo no gukenyuka wibuka amagambo tujya dusoma mu rwandiko cyangwa mu gitabo cya mbere cya Samweli aho yavuze ku bice bibiri Imana itumye witwa Gadi ngo agenda abwire umutambyi witwa Eli kubera ibyaha bya Hofu na Feneyasi baciye abagore mu nsengero n'ibitambo kubera kubasambanya kuri nyama zose iramubwira ngo nari naravuze ko nzagendana nawe ariko ntibikabeho yuko nubaho utanyubaha nzubahunyubaha icya kabiri nta muntu w'iwanyu uzarama bose bazajya bapfa bagize gute bakenyutse kandi nzabakura ku butambyi mbaho mbuturanye uwo mu bwoko bwawe azifuza umutsima wo ku meza yo kubitambiro ntazigera abona urumva bizanywe n'umuvumo Imana yabivumiye ko umuvumo ushobora kuva ku Mana ushobora kuva ku bantu ushobora no kuva nayo ku bwawe niyo ukoze ibyaha ku bantu nabo ukomokaho hakava no ku Mana ubwayo urumva ko isi bavuma gutyo wibuke neza ko Hofu na Feneyasi bapfiriye rimwe wibuke n'abitwa Biyatari yaje gucika kwa Yimeleki ubwo bari bimaze kwicwa n'ingabo zande za Sawuli uwitwa Dowege ngiye kuvuga amateka uwitwa Dowege amaze kugenda akabwira Dawidi atariko abwira Sawuli atariko Dawidi ushaka ari kwa Yimeleki ndetse yanamugishije n'inama yanamuhaye n'imitsima noneho ikindi yamuhaye n'inkota ya Goliyati aza yirukanka yica abahanuzi 70 hacikamo witwa Biyatari ni mu gitabo cya mbere cya Samweli Abiyatari ngo agiye ageze kwa Dawidi aramubwira ati gumana nanjye ntacyo uzaba kuko uhiga ubugingo bwawe nawe uhiga ubugingo bwanjye niwe wari usigaye mu muryango ukomoka kwa Eli ariko wibuke ko nawe Dawidi amaze gutanga himye Salomo yaramubwira ati wakagombye gupfa ariko nturi bupfe kuko wahetse isanduku waravunitse ahubwo ijyana guhinga amwohereza ku isambu kandi nta mutambyi wahingaga ngo nuko Imana yasohoje isezerano abo kwantuze bose bahanagurwamo ngira ngo uri kumva imbaraga z'umuvumo noneho zirakurikiranye naho Yimeleki barapfuye bose cyarimwe kandi icyaha cyakozwe nande n'abasekuruza babo kuko umuvumo ntiwafekita umuntu wa provotse umuvumo wa affecta cyangwa ukurikirana abakomoka ku wawuhamagaye
nahoro bitandukanira buriya urumva urumva ntakimubwira nari ngiye kukubaza none reka dutinde hano ku muvumo ho gakeya kuko ndifuza kuwusobanukira kuko uko nako nafashe ikaramu n'urupapuro twicaye mbese turukwakira cyangwa se turukwiga ubwo rero ndi kwiga kangerageze kubaza mwarimu none uyu muntu uriho uyu muvumo ni gute yawukurwaho icyambere rakoze ese cyangwa namwe murakoze cyane kanongereho naka ese umuntu yashobora kwikuraho umuvumo njye nkugiriyeho umugisha wabanza ukambaza ni ibimenyetso byerekana ko uriho karande n'ibimenyetso byerekana ko uriho umuvumo kugira ngo tubone kuvuga ukuntu byavamo nkugiriyeho umugisha ariko nta kibazo ntacyo reka tuze kuhinjira ahubwo uzamukireho rimwe unavuga n'ukuntu kuko nta kibazo uvuga ngo tugiye kureba ku muntu uriho ibyo bintu bibiri ikindi tugomba kumenya uriho umuvumo wo namukubwiye ntashobora kugira ikintu akora ngo atere imbere bishoboka ntiyubaka urugo ngo rugumeho ntibishoboka aranasenga akihana bikanga pe kandi ushobora kubana n'umugabo uriho umuvumo cyangwa n'umugore uriho umuvumo kukenyuka kudahuza mu muryango ushaka urugo rwamara igihe mwishimye mugashwana kandi ntacyo mupfuye ikindi kutagira iterambere ryo ku mufuka w'amafaranga iryo ugasanga ryarabuze ikindi gikurikiraho kugira icyangiro mu bantu ku buryo bukomeye ugasanga ibintu ndimo byumva ubana n'abantu ukaberwa ahantu baciye ikindi kibonekaho ni indwara zihoraho zizenguruka indwara z'urudaca mu rugo wagira ngo ni ibyatsi biri gukora defile mu rugo ugasanga umwe avuye arwaye umutwe ndi umutwe be ugasanga icyo kintu nta tuze riri mu rugo rwanyu icyo ni cyerekana kuriho urarambagiza hakarongora undi ukubaka inzu ikababwamo n'undi nuko bigaragara mu bice 28 byo kubara byibuke none se niba warubatse inzu bakayiteza cyamunara ubwo ntihubatse hakajyamo undi ibyo none bikaba ari ibintu ubona ko buri gihe ibintu babyita mu kinyarwanda ngo harimo gishigisha ntavura ntavure ntabwo vura rwose ngo mata arimo gishisha umuntu aho kugira ngo agire umutozo kuvuga ngo uzavuruga amata no kubanza kuyatereka ukazashyira hakaba mu banji ukazongera handi mata none ukamwanya wo kuyavuruga abantu ariko arimo umutozo buri kanya ntashobora kuvura so rero karande nukimera ku buryo ugiye nako umuvumo icyo ugiye gukoraho cyose kikwangira noneho umuntu uriho karande ameze gute we nuko yisanga mu bintu bisa n'ibyo mu muryango niba nta kuzamuka nta guhari niba ari abantu barwara sinozite urarwara sinozite n'undi akipfuna n'akana kakipfuna n'abuzukuru bakipfuna wisangaho ibimenyetso bisa n'ibyo basokuruza bikaba na limitation yo kutabasha kugera kure hashoboka hanyuma rero umuntu abikorwaho gute byose byashobora ko bintu wansabye nanjye nyemera nanjye ngusabe nkugirireho umugisha uyu muntu uri none ntabwo ndumva neza uyu muntu urimo ndikumva ikintu bita karande n'umuvumo bijya gusa ntabwo bisa ariko uburyo cyuvuze yuko kwa sogokuru ibimubaho nibyo uwo ni karande natwe nibyo n'abana batoya karande impamvu uri buyumve neza habaho karande mbi na karande nziza ariko umuvumo uhora ari iki iryo niyo tandukana nakubwira kandi ikindi uko umuntu akira karande bitandukanye no ko akira umuvumo ntago babikora kimwe nkugirireho umugisha ndahari humura uyu umuvumo twihanganireho gakeya winjire neza ku muvumo umuntu ashobora kumvugaho ijambo ribi ariko ritaravuzwe kuri sogokuru sinzi niba nuko njye niko byumva ariko karande ibyabaye kuri sogokuru biba kuri data bikaba no kuri njyewe kandi umuvumo uba ari ikintu kibi ariko karande ishobora kuranda ari nziza cyangwa ikaranda ari mbi none se mushumba uyu muntu ufite umuvumo twabonye yuko ashobora kugira umugore w'ijoro ari ikimenyetso nyamukuru
nuko agira umugore w'ijoro n'umugabo w'ijoro, cyangwa se ku mugore ni umugabo, ku mugabo ni umugore, ku mukobwa ni umusore, ku muhungu ni umukobwa, cyangwa se mu kimwe akaba n'umukecuru. Hari n'abarongorana ukajya kubona ukabona nk'igikecuru kiraje muraryamanye, cyangwa igisaza kiraje muraryamanye, bitewe n'aho umuvumo umaze kugera. Usibye ibyo bintu musho, nta wundi muntu ushobora kugira ibimenyetso yuko ariho umuvumo. Nawe cyambere ari ugukenyuka. Gukenyuka kutarama ni umuvumo ukaze cyane. Twana dupfa tuvuka ugasanga mu rugo hari nk'ibyago bimeze bishoreranye. Burya niba ubona mu rugo rwanyu hari nk'ibyago, mu kazi kawe harimo ibyago, mu byo ukora harimo ibyago, biba bivuze ngo umuvumo ukuriho. Hari akantu waruvuze keza cyane, kuko wavuze ngo njye nshobora kuvumwa ariko data ataragize gute. Ako kantu ni akantu k'ubwenge Imana iguhe umugisha. Wubatse umuvumo njye nkawizanira, noneho njye nawizanira nzanapfa ntarangiraho n'ingaruka, ariko ubwo bankomokaho nibo bazagira ibibazo. Nyamara kwa sokuruza wabo nta byari bihari, ko twabonye ko umuntu avumwa n'Imana akavumwa n'abantu, meme na Satani arakoma. Iyo ukora ibyaha buri umuvumo n'ubundi birumvikana. Ikindi ni indwara zihora ariko ubona zikakaye, kandi kwa muganga ntibanazibona, bakayishaka bakayibura. Ikindi ni urwangano, kudahuza, no kutuzura, ku buryo umugore washatse afiteho Karande, afite umuvumo, yashaka n'umugabo utawugira, urugo rukabananira, bakibaza udupfiki, wanabaza bakanakibura, ukabona barashwanye buri mwanya. Mwapfuye iki? Ntacyo. Ariko kumbi ni wa muvumo. Ariko ijambo ry'Imana Migani 26:1 bavuga ngo umuntu uvumwa, mbega ngo umuvumo utafite icyo umaze, ngo nk'uko igishwi kijarazana mu kirere ni nta kikajarajara, ngo niko n'umuvumo udafite icyo ufata umeze. Bivuga ngo ntibashobora kukuvuma utari umunyabyaha ngo bigufate. Hari uwakwihangana ati akakuvuma akavuga ibigambo bipfuye ariko ntibigufate, kuko nta fondasiyo yabyo ufite, nta musingi w'ibyo bintu. Sinzi uko nyumva buriya. Ni nkuko sumaku cyangwa ema ihurana negative noto andakano kiraguru wasanga nko kuri bafatira sumaku bajye bashyira hejuru, ukabona izamuye ibyuma ariko ntizamuye. Nubwo bafata imbaho kaze cyane n'imisumari, izamura imisumari gusa. Bivuga ngo bigenda guhura. So umuvumo rero udafite ikintu ushingiyeho, n'uwawuzanya ntacyo yavuze, ufata ubusura jarajara mu kirere. Niyo mpamvu umuntu wese noneho no kugira ngo tunawukureho, nicyo ndibuze kugarukira aho ngaho, nuko wihana ukaba umukristo wuzuye. Iyo umaze kuba umukristo wuzuye ukegera Imana, hakabaho no gusenga. Ikiba gisigaye ni ugutanga bya bitambi wanyu batanze mu bapfumu, kugira ngo uhinduke uwejejwe. Itonde gakeya rero, uyu muvumo wakurikiranye ibisekuruza, cyangwa se wakurikiranye generation, cyangwa wakurikiranye generation. Uyu muntu ukurikiranwaho n'uyu muvumo, sogokuru niwe wawuzanye. N'urugero, ngewe ntabwo akiriho, ndetse hari n'ibitambo yatambye mu bapfumu, cyangwa se we yitambye yari umupfumu. Ujya kure cyane singuce ku ijambo. Iyo uvuka mu muryango uterekera, uraguza, usenga ibigirwamana, umwana uvutse wese bamujyana muri za mandwa, bakamujyana ngo babyeyi tukuzaniye umwana. Nkuko natwe bakristo tuzana abana hehe? Mu rusengero. Kandi uje mu rusengero zana n'ituro. Niba byibuka, yego, urabyibuka, ukaza gushima wambaye neza n'umwana, pastor agasenga, ugasiga n'ituro. Uko niko nabo bajya kwa banyabingi ryangombe baterekeraga mu bapfumu babahaye babana, avuga ati dore wa mwana wanjye ndamuzanye, uyu azagukorera. Babyeyi mwakira umwana, bakabakumurikisha itanu kiri muto utazi n'amahabari. Aha, hari ibitambo batambye. Nzabyigwa n'iki bitambo batambye ba data n'abasoko? Automatically ukiriho umuvumo, umenya ngo ibitambo byaratambwe. Wewe ugiye gutamba ibitambo, no gitanga igitambo, ntiwamenya ngo batambye x y z, ntago wabimenya. Shaka gusobanurira ikintu kimwe. Niyo mpamvu kotaye zandofa ibintu byumva byitondera. Niyo mpamvu umuntu bwa ati sinzi impamvu mpomba. Impamvu uri muhomba nuko bya bitambo sokuruza na so wanyu bamenyereje dayimoni, utakibitanga kandi utarabohoka ngo bivemo, bakaza bakikoreramo, ugasanga urahombye utazi ko uhombye. Ubundi ukagura imodoka wayiha umuntu bakayikubita hasi, kumbi Satani bati wanze kuduha tuje kwikoreramo. Ariko ntago nyumvise pe. Ikintu kirakomeye ku cyumva, cyangwa ndacyumvishe
ngira ubwoba hari ibintu yenda ubu biri kunshikaho njye nakoreraga amafaranga nkayakorera pe nkaba nta utambaza ngo yagiye icyo narakoraga vuba mbese nkayikura ngahita impereza nk'umuntu nkavuga nti mbikira kandi bakazakwambura ntiyagutwaraga wese ni ukuvuga ngo bazaga kwikorera muri toko ndagira ngo abadukurikiye aya magambo bayumve neza ni ukuvuga ngo uyu munsi niba waba baratambaga ihene ukaba nta hene woroye upfusha abana mu buryo butunguranye hari n'ushobora gupfusha umwana w'imyaka 20 ibintu birakomeye ifite imbaraga ntago babyumva kuko satani we bamenyereye byabigirwamana bakoreraga byamenyereye kwakira amaturo ava mu muryango wanyu uyu munsi baye n'umurokore ntago bimenye ntunanibohoye kuri uwo muvumo kandi kigero umurokore nawe urabizi hari no guriza ntana kwishyura kandi mwuzuraga wakubaka inzu abandi bishyura cyamuna ari gateramo cyangwa se babateka mutwe batwara amafaranga ugashiduka yagutwaye kandi wari umunyabwenge ibindi ugasanga woroye inka hari n'igihe uri umunyamasengesho w'umunyembaraga hari igihe inka ihinduka igitambo ariko umwana ntaze kugenda ibintu bijya bibaho byumva buri gihe none ibyo rero ugasanga utangiye gucuruza bikoreyemo ugiye kujya gushyingira umwana hisa twara ikinyendaro mbe ugasanga ibintu byawe biri unbalance mu buryo bukomeye kandi budasanzwe imodoka igahira mu nzira nk'ubu twe duhura nimugoroba imodoka irashya neza irashira bimaranye iminsi imaranye ibyumweru 3 si wanyeze batunga imodoka ati na data iwe yarahiye gutyo umva ko atagitambo yagize gute ariyo mpamvu umuntu wese uriho umuvumo agomba kurinda icyo kintu rero ntabwo uzabara ngo batanze ibi niba utaruhari oya ntabwo bari bahari ngaho rero twinjiza ikintu cya mbere wowe ubwayo mu mutima wawe iyo umaze ariko first of all no kubanza ugakizwa kugira ngo umuvumo utagira ahantu ufatira ukaba umukristo nyawe gatatu gatanga igitambo cyawe watekerejeho washyize kuri gahunda ugasanga umushumba cyangwa undi muntu wakwigishije akagusengera nk'uko Elisa umukozi w'Imana yafashe umunyu agafata n'urwabya yarangiza akajya hehe akajya ku isoko ikindi urugiye nashaka kuvuga kare kagiye kuncika wibuka ko Daniel ari Babuloni ngo amaze gusoma urwandiko abonye ko bazamara imyaka 70 ngo yihatiriza kwinginga Imana no gusenga agira ngo abaze uko bizamera ngo yatura ibyaha bya basekuru nibije wanyumvise ariko ibyo rero imaze kubyatura ukabikora iki gitambo ntago bavuga ngo ntiwamenye ibyo bakoze udahari usenge namenya data yaratanze bingana iki ntamenya yarahonze abakobwa bangana iki sinamenye ariko simbiza ariko nagize gutya ndafata decision nabwo nti no iki gitambo ntanze gihanaguye ibyo wacu byose completely gitanze mu rusengero satani nakuza kwikoreramo ntuze gukora muri ji yanjye ntuzakore mu ukadesida warangiza gukora igikorwa biterwa na amount wowe akuri ku mutima mubare kuri ku mutima niwe ukoresha ugafunga ibyo bintu kandi abikoze nanye nabikoze byarampiriye urimo urabyumva ariko karande yo ntisaba kwitangira ibitambo byo karande yo ni imico boba cyambere baragusengera ko ushobora no kuyigira unakijijwe ahubwo baguhishurira ibintu bikurwanya warangiza bakagusengera Imana bakagusaba kwatura witandukanya n'izo karande ariko umuvumo ntabwo ushobora kwitandukanya bisaba izindi imbaraga ari nawo mubi cyane uhanagura imiryango baratwishimye kumbwira hari imiryango yahanaguritse burundu ukabona isira umuryango urazimye wose kandi utagombye kuzimya kandi iziko ari imiryango yazimye pe irazima burundu yenda batanazize intambara cyangwa jenoside abo bagenda bapfa urusorongo ugiye gushaka gapfata byaye ubyabana bagapfa gahita bakurikirana ntacyo asize hari amazu yamaye imisaka ko banyiraho badahari ariko uwo ni wamuvumo ariko karande yose ukiko karande irakudindiza nicyo nshatse gusobanura kandi ukisanga mu tuntu dusa n'ubwenge dusa n'ukuri cyane ko ariho na karande nziza aho umubyeyi agusigira umurage ukazabaho urumva rero ko bitandukanye karande ni ukuyimenya first of all ugatera intambwe yo gusenga ikindi bakagufasha gusenya ayo magambo noneho
ukabasha tugira za mbaraga. Aho hasaba ko ukora icyo twita amasengesho ahoraho yo gusenga Imana. Ikindi no kugenda uti iyi ngeso mbonye irasa n'iy'iwacu, iyi ngeso mbonye ku mwana irasa n'iy'iwacu, ukayikuraho. Yewe we Mana, umva uyu munsi rero ntugire ngo nagutereranya mu kiganiro, ahubwo numiwe kuko hari isomo niga nanjye ubwanjye, uzi ubwo nari mfite buriya nakururaga ibintu nkabikura aho nkavuga nti nzabigenza ne kugira ngo iyi ntambwe nanjye ubwanjye nyigereho. Abantu bose baranabikurikirana ariko baranabifite. Abantu ragiye tutazi gutandukanya ibyo bintu kandi ugasanga biragoranye. Kuko Aburahamu asohoka muri uriya bakarudayo yakize ibicaniro bine bitazibagirana, ashyiraho cyo gushima Imana, icy'amahoro n'icy'amasengesho n'icya provision, cyo kwiteganyiriza kimwe cyo ku musozi Moriya. Bari murabyumva. Ariko ageze Beteli hashyira igicaniro kuri Wuzi, umuhungu wahageze Imana iramubwira, nabwo ubushuzi urabyibuka, Imana iramubwira ngo ndi Uwiteka Imana ya sokuruza Aburahamu. Ntiyamubwiye ngo ndi Imana yawe Yakobo n'umuriganya nta gahunda. Urumva umwana we afashe kuri wa mugisha wa sekuru. Ariko tuyishime, ndibwira ko uyu munsi nge nawe ntago Imana yatubwira ngo ni Imana ya ba data, simbizi. Oya, nta n'umunsi wa rimwe ni gute Imana yambwira ngo ni Imana ya data kandi atarakoreye Imana. Nuvuga ngo niyo mpamvu twicara mu masishwa ngo ndi Uwiteka Imana yawe nzakuza. Rero ndagira ngo mbwire umuntu wese wumvise iryo jwi niyubaka ibicaniro bizima, abazamuka icyo bazagira umugisha. Ntawe irabwira ngo ndi Imana ya so, kandi irabwira ngo ndi Imana ya sokuruza. Mu bantu turi guhamagara ngo ndi Imana yawe nzakugirira neza. Kandi kantu nibutse pastor, nyibutsa uzi nyine ni ruzi umusozi bita ruzi wiswe amazina ngahe? Njyewe nzi amazina abiri gusa, niyo ni ruzi na Beteli gusa. Beteli bisobanura ntago ijambo nyibuka neza, uramfasha. Beteli ni nyine ni umusozi w'Imana, cyangwa se ni umusozi wo kunguka. Mu gihe mbere witwaga ruzi, umusozi w'ubuhombyi. Ariko sekuru hageze hashyira igicaniro. Ubundi witwaga ruzi, noneho sekuru ahageze wa Yakobo ahita hita Beteli. Beteli nuko byagenze. Uvuga ngo wari umusozi n'ubundi, ariko umva we yahakoze, yabikoze gutyo. We yabikoze gutyo atazi ko umwuzukuru wazahanyura. Erega ba data ntibaduteganyirije, ababyeyi nta kintu badukoreye. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ndi Uwiteka Imana yawe. Urumva rero aho hantu ahageze nahita hahinduka kubera iki? Yahaboneye Imana mu gihe byambere yari bimugoye. Urumva ko Karande n'imivumo n'ibintu bibiri abantu bajya kwitiranya ariko bitagira ingaruka zimwe. Karande bitagira ingaruka zimwe, bitanakomotse mu gihe kimwe. Hamwe hakashobora kuba karande nziza y'urukundo na karande mbi. Ariko umuvumo uhora ari umuvumo kandi ugendera ku cyaha, unagendera ku aho karande ushobora kuba unasenga unanakijwe, ariko yo mukibanira bisanzwe n'izo ndwara zawe n'iyo mitima n'amapresha yawe, ukumva n'ibintu bisanzwe biraho. Ariko imaze kwidetect ukayibona, umuntu Imana gusobanuriye iyo karande ivaho rwose. Ariko umuvumo urahambira cyane. Umuntu wibonaho ubusambanyi bwa buri gihe, ubonaho ubusinzi bwa buri gihe, ubona ko abantu bakwanga bya buri gihe, ubona kuri wenyine, mwuka wo gutabwa, uw'icyangiro, abagore ba ninjoro, abagore n'abagabo ba ninjoro, none no kwisanga mu kintu utatekerezaga, ariko hari kigushyira muri denja, kigutwara amabuso, kigutwara muri gereza, mbega usanga uhorana impaka n'abantu n'intambara. Menya ngo uriho umuvumo. Pastor, ihangane nkubaze kano kantu numvishe ndi kari kunzamo cyane. Hari umushuti wanjye yigeze anganiriza, arambwira ati buriya anyita Mugisha, ati buriya Mugisha akankubwira ikintu. Njyewe ndi umusore, sinari nzi ikintu cyo kwikinisha, mbana n'umuntu wikinisha, nisanga nikinishije. Uyu munsi nawe ni umugabo, arambwira ati na n'uyu munsi wa none ndikinisha.
ndasenga ndabireka nkagerageza ngo abana n'umugore. Pastor, ni Karande ni umuvumo niki? Umuvumo yabanye n'umunyamuvumo amushora mu cyaha cy'umuvumo, ntiyamenya ubwenge ngo yivumure bimukurikizaho. Yani icyo ni cyari umuvumo ukomeye, nta no gukenyuka biri hafi. Urumva nicyo nabwiraga cyagiye ko tugomba kumenya sources z'umuvumo nihe. Cyambere ni ku Mana yo utayuba, kabiri ni Satani n'umunyamuvumo. Iyo ukora imirimo Satani akora ubu uri umunyamuvumo. Gatatu, umuvumo wawuhabwa n'undi muntu bitewe n'amagambo akuvuza wagufiteho ubushobozi cyangwa kwigisha ibyaha akora. Ukisanga uri mu gatebo kamwe nawe. Urumva kwa se ntibihari, abo ntibihari, we nibyo yanduye muri segonderi cyangwa aho yararagara bitoragura arabirunda aho ngaho arabizana. Uyu muntu rero ni iki kintu yihutira gukora? Umuntu nk'uyu ikintu cya mbere ufite indwara arayirata, ubundi ushaka gukira indwara arayirata, ariko ntarifate kamikoro ngaze hano avuga ati ndavuga kuri nashake papa spirituel, nashake ni mwuka. Niba ari umugabo nashake se nanjye no mwuka, byose biremewe. Umuntu abyarwa mu buryo butandukanye. Umugore yagufasha, umugabo yagufasha, agende uko yakubwiye. Nuko kwaturira akameneka, yamara kumeneka kuri icyo kintu amenye ko agomba gutamba ibitambo by'ibyaha kuri we. Urumva icyaha Yesu adupfiriye ku musaraba, ari agomba gutanga icyaha, gutanga ituro rikura icyo kintu cyamujeho, icyaha cy'Imana yakubabarira. Ikindi mbere agira umuntu nkawe nimwaraganira akugira inshuti, avuga ati cya kintu kigiye kuntera ntabarusengere, ntavuga ibyarangiye ahubwo avuga mbere yuko igihe gishobora kuba cyakamubayeho. Nuko ashobora gukira iyo ndwara, ndabikubwiza ukuri. Nuko ugira uyibwira kenshi, kandi wakumva ugiye kwinjira muri icyo kintu ukagira umuntu utavuze ati sengera ndumva intege zigiye kuza, wa muntu akagusengera buhoro buhoro, kubera ko ugiye bana n'abantu bazima bigenda bigushiramo burundu, kuko igicaniro wagishyizeho uri umunyamasengesho. Haravuga ati giye nagiye no mu butayu biranga, nyine wagiye mu butayu ntago birangirira mu butayu. Ibi ndwara y'imivumo na karande bikira binyuze mu kanwa k'umuntu kuvuga. Ni watuza kawe uzakira. Urumva naka nuti genda nsengera Imana, numva bya bintu bigiye kumfata tiri kintu bigenze, ukabati okay hagaranga usengere ko hagiye baguceceka kubera za Karande. Arangiza akabikora yinyegeje, yabirangiza umutima ukamurya. Satani akamwibutsa tubundi isura rwana niki n'ubushize ntiwabikoze, ubundi hari ijuru utegereje. Akuza n'umwuka w'ubwihebe, umuntu akava ku Mana gutyo ko atabashije kuvugana, atanize papa wo mu mwuka, atanize mama mukanga mushyigire amugira inama muri ubwo buryo. Yesu we mwami Yesu, umunsi nagize ikiganiro namanjiriwe, muze kunyihanganira, nagiraga kavuyo ariko mumishe ko nacecetse kubera yuko banyene nanjye kwiga. Umunsi nize kandi nafashe, ahubwo mugani wa Yesu ngaho genda ukore nkuko, genda ukore benuko. Wababariye kenshi nyine azakora cyangwa azatanga byinshi, azabarirwa byinshi. Wabariye byinshi, wababariye byinshi, azabarirwa byinshi. Imana y'amahoro ibaho umugisha. Twari kumwe na mushumba wacu, reka tumusabe asoza ikiganiro, kiretse niba hari akandi wakongera mushumba. Mbongereraho nuko ibyo byose bivaho. Kindi ho nkongereraho ntibikurwaho na bose, hari ababisigiwe banazi n'iryo banga. Nigiye gutuma ngaruka mu kiganiro, wamumenya gute? Nese ni umuntu nkubwiye nk'ibi utaragize ubyumva hande bigwa n'icyo n'ubundi, ababyigisha nibo babizi. Kandi ikindi cya kabiri, aba byakoreye bagakira bava muri Karande bakamaze gutera imbere. Hari nk'umuntu umwe ashaka kuvuga ariko arabizi, nawe nziko nkurikirana ikiganiro nijoro nakwishimiye. Iyo Karande ivuye ubona akazi ugira favor y'Imana ku buzima bwawe. So rero kuya babisigiwe ni nabana bikwigishije, ariko wese umuntu atabikubwiye ubundi waho ubizi ubundi. Ikindi pastor, nta kuntu umuntu ashobora kugira ngo ari kubigukuraho, ahubwo ari kugushiramo ibindi bitero. Rwagiye mu bapfumu, hari abashumba ariko bavuma. Ngiye kubwira ijambo rikomeye. Ntabwo mpagaze kuri, hari imisozi ibiri tutajya tuvuga nabi. Impamvu mbikubaje nisegure no ku bantu badukurikira. Ntabwo hano ari aho kuvugirwa, ntabwo ari aho kuvuga abantu
cyangwa kuvuga nabi, ahubwo hano ni ahantu abantu babohokera. Ntabwo hari ikintu nigishijwe na Revera Pasteur Pierre Claver Gahungu wandeze, abenshi cyane arigiye tukunda gusetsa nyanga umwana w'umutambyi, nibyo kwishimirwa kubera ko nakure mu rugo rw'umutambyi. Yarambwiye ngo mwana wanjye ni Karame, ati ntago bavuga umushumba nabi, ati nta n'umushumba ugira nta mushumba bavugira ku karubanda. Uriya kenshi cyane no mu biganiro nkora, kiretse iyo umushumba nyine yikuyeho igikundiro cy'Imana, nkaba nahangukirwa kumuvuga, kandi simuvuga ntari kumwe n'ubundi n'umushumba. Ntari kosa ntakora, sinavuga umushumba ntari kumwe n'umushumba. Niyo mbivuze mbivuga umutima wanyu mbwire, nkamaza nagera umushumba avuga ibi bintu nize kubivuga kanyemera bivuga nta kibazo. Ntago mvuza abashumba nabi, mwoga hekamwe atagira n'unamvuma. Icyakabiri ntawe uvuga umubyeyi nabi. Umubyeyi niwe abagwa amavunje yarakubyaye. Ababyeyi babiri, hari umubyeyi w'umubiri n'umubyeyi w'umwuka. Nyaboneka ababyeyi mwubahwe, namwe bashumba mwubahwe. Icyo nari nshatse kuvuga nuko turi kumwe ubinsobanure neza, ejo ntazanabikoresha n'ahandi ndi kumwe n'abatari abashumba. Ese nuko nigeze kumva ngo hari abashumba bashumba ahubwo bazimugaza. Icyo nshatse kuvuga iki, umushumba akaba yitwa ngo n'umushumba ariko yaraguze nk'imbaraga za gishitani, agaragara nk'umushumba ariko mu by'ukuri atari umushumba. Ugasanga muri iyi minsi ibintu byarahindutse, ugasanga ari kuvuga Yesu ariko atari Yesu w'i Nazareti watubambiwe. Niyo mpamvu naho mvuze abadukurikiye batazagira ngo batazumva bakazana bihangukira. Urakoze cyane, kubera ko nkubahangiye gusubiza. Noneho uyu muntu akaba yigisha kuri iyi mivumo kugira ngo atere ubwoba abantu, niba musanga ahubwo abongereremo ibindi abasubize hasi kurutaho. Humura nshuti yanjye, ndaguha urugero rwiza. Ubundi hari ibimenyetso byerekana abantu bamaze kuba bariho umuvumo kandi bakorera Imana, ariko ntabwo turi bitindeho gusa. Reka nkwemerere ko hari abantu badakorera Imana, bakorera shitani kandi bambaye imyenda y'ubutambyi. Icyo tucyemeranyweho. Ikimenyetso cya kabiri kikubwira ko abo bantu badakorera Imana babanza ibitambo n'amafaranga mbere yuko bakubwira ibyo gukizwa. Cyo uhita ucyumva utiri buvunika rwose, utiri bunavunika ujya kure rwose. Reka nereko kurushya, nujya wa muntu ukurikiranye ubumwe bw'abera ministries, niba manzi ibitambo nukuri uzagaruke mushumba. Nta burya nimva nziza washinguramo byinshi cyane kandi ntibizana tutume ngo binanuke, ahubwo biragenda korosa. Wazanahagera ubwo ukajya utanga indabo gusa, nta kindi. Kandi niyo n'indabo utazitanga, icyo anezezwa nuko ubohoka. Umugani wa yandirimo ngo nezezwa no kubohoka ugatunganira Imana y'amahoro ibaho umugisha. Aho yareka twere kurenga umushumba, ntago turenga aho ngaho, twasobanura ibyo abantu bakwiye kumva. Gusa wirinde umuntu kwaka amafaranga n'ibitambo mbere yuko mwinjira muri gahunda zisengesha. Kabiri, kucyaka kubohoka ku bijyanye na karande ni n'ikintu cyoroshye, ariko kumuvumoho bisaba imbaraga n'amasengesho akomeye. N'ibitambo ni imbaraga, amasengesho n'ibitambo mu buryo bukomeye kandi ko kugasenga bukomeye. Hasigaye kandi humura abo bantu ntuzabayoberwa pe. Ati noneho Imana yavuze ngo hari ibintu bashyiraho utamenya. Gusa nihura n'umunyamafaranga gutyo n'imibare n'ibindi, uzatekereze kenshi, wongere utekereza kandi paka ugeze ku ntego yawe. Reka tubasengera. Hari akandi kantu ngiye kubibutsa keza cyane. Ikindi, iyo ugiye gutanga igitambo cyo kwihumanura, kiva ku mutima ukunze wawe, bakigutegeka. Ikindi ngiye kubabwira kandi mushu, ngiye hari ikintu nigeze gutambira igitambo kandi cyarakoze. Buriya ni ukuvuga ngo iyo ushatse gutanga igitambo kinejeje Imana, ngo Gahini yazanye igitambo ubwe yishakira. Igitambo reka mbabwize ukuri mushu, igitambo kitababaza umutima wawe ntabwo gikora imbere y'Imana, ntabwo gishobora gukora. Buriya niba ugiye gutanga ugakuramo injonjori mu mufuka wawe, ntabwo biguhira.
ntabwo biguhira. genda ufate mu byo utunze. Niba utari umutunzi, niba uri umuhinzi, fata mu byo uhinga ujye kubiguranishamo intama yera, intama nzima, igitambo kizima, uzana igitambo gishimwa n'Imana. Cya gitambo urukumva kiri kubabaza, kiri kurya umutima wawe. Uko ni icyaha nacyo Satani umaze kugikora, arisha umutima wawe ugahora uhangayitse. Nutanga ikintu nawe ubwawe wumva ngo mushu nibutsa akantu mbabarira nkavuge ngo nuko ngo uyu mukobwa bita Mariya, ni Mariya ngo yakoreye ibintu umwaka wose ngo kugira ngo azanezeze umubiri w'umwami we. Yego rwose arangije yagiye yikoreye ibihumura ibiro 50 ngo yakoreye ngo igihe ngo cy'umwaka wose ngo atunganya amavuta kugira ngo azayasiga umwami Yesu. Hallelujah. None urafata ubujonjori nguzanyo. Ngewe ndagira nkubwire musho, uzi ikintu nakoze? Nafashe ikintu kibaba, ndavuga ngo uku kwezi kuko ndabizi ko Satani andwanya. Ubwo ayo mafaranga narakoraga mu mufuka wanjye ntiyabamo amafaranga, ntihagire ku buryo nta no kubona itike musho byarandushaga. Ariko ngira madamu navuga nti shere, unsanze hari ibintu bingendaho kandi ibi bintu ndi kubona bizadushwanisha, kuko aho buzakera uzahaha wonyine. Nabyo ndabivuze nayumva ikiganiro ntagire ngo nazimuye, ahubwo wakize indwara arayira. No turavuga kubohoka. Noneho icyatumye mbohoka mushu nuko nafashe ku mushahara wanjye, kandi niho nongeye nahise mvuga ngo ngiye no kwihambura gukorera abantu, ntangire kugenda nikorera. Ubu ntimwakabaye mumbona, nubu mba maze kwitaba nk'amatelefoni 10 uri he, ariko kubera ko navuze ngo ngiye kwikorera, nkorane n'abantu, ariko nta gitutu cy'umuntu kindiho. Yego, kuko namaze kumenya ko mu bisekuruza by'iwacu bahoranaga akabando mu mugongo. Ngewe ndavuga ngo rero ubwo bahorana akabando k'igitutu mu mugongo ka Satani, ngereka nkikureho. Noneho iki gihembo nabaga mfite kankijyane, ntago mbabwiye umushahara nahembwaga, ariko nafashe umushahara ndawujyana imbere y'umushumba. Nabwire nti mushumba nsengera, kandi nanjye narebye umushumba, wa mushumba nawe ubwe agira ubwoba, aravuga ati ni gute ibi bintu wabitekereje gute? Nabwire nti nsengera, hari ikintu kindwana. Tugisenga arambwira ati waje kwikuraho uyu muvumo, wose umushumba. Umushumba nyine nako bimeze n'undi urumva n'ubuhamya buri twese niko byagenze rega, kandi ukabikora wabitekereje. Ikindi ntabwo ari umuntu ugutegeka ngo tanga umubare. Oya ntabwo ari umuntu ubigutegeka, ahubwo umwuka. Urakoze cyane, urakoze ko kuko hari igihe uncokoza ugatuma mvuga ibintu kandi bigafasha abantu. Imana iguhe umugisha. Turagushimye uwera wa Isiraheli, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, kuko tumenye ko Karande ivaho, Imivumo vaho, nta kitavaho, kandi byose ubikora neza. Bakwiringiye bagiye batabarwa. Uri umwami wacu, uri umwami w'amahoro, uri umunyembaraga. Ndagushimiye kubohoye ubwoko bwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Baduhamagare tubafashe. Nukuri baduhamagare tubafashe. Turahari pe. Amen.